abo nibo babandi kuko abo bantu bose gucyakora abamwemeye bose bakizera izina rye. Ni he abizera bazajya kumva? Abo bantu bose bizera Kristo iyo nibo babandi nababwiye bafite impano yo kwikorera abadayimoni. Urukundo rw'Imana nirwo rwatugize aho turi uyu munsi. Urukundo rw'Imana nibwo rutumye ntago nzi ukuntu ejo bundi mperutse kurutekerezaho, ntekereza ku rukundo rw'Imana rwatumye itanga umwana wayo, ikamutanga kuba inshungu y'abari mu isi, ikamutanga kugira ngo nkizwe, ikamutanga kugira ngo nkire mbone ubugingo. Hanyuma ariko utanze ubugingo bwe akababara akishyiraho ibyanjye byose kugira ngo mbe uwo ndi w'uyu munsi. Rero Imana twebwe dukundana urukundo, ushobora kugukunda mu gitondo ukajya nimugoroba ntabwo hararutswe, ariko si uko nguko Imana idukunda. Imana idukunda turi babi, Imana idukunda tudasa neza, Imana idukunda dufite n'imyanda, beraze twihanganira buri munsi idashaka ko hari n'umwe warimbuka. Imana yo ntabwo imeze nk'uko twebwe dukundana. Imana yarakoze itaza kumuha agakiza se aya magambo tuba tuyumvise. Oh haleluya, amen. Tumusabire umugisha w'Imana, Imana umugisha, Imana muturindire kandi dukomeze kubana. Imana yamushyizemo ibintu byinshi kandi byiza byo kugirira umumaro abitorera. Ihanganira buri munsi, buri saha, buri munota, buri segonda, Imana iratwihanganira. Imana iduha umugisha mu izina rya Yesu. Twakire Daniel aze asengezane n'umwigisha asenga Imana, twumve ijambo ry'Imana. Reka twese duhagurutse dufatanye kuririmbira Imana, twakira kandi n'umwigisha ndetse n'abakomeza gukora umurimo w'Imana batabonye umwanya wo gutanga amaturo barikora. Imbaraga zose zarwanaga aziribati Golgotha, ndetse n'ibisigisigi byazo unawasha iby'ikirere imigambi yawe z'imiyabaga, imbaraga zawe z'imizaho ibidashobokera n'abantu imbere yawe birashoboka. Imigambi yawe z'imiyabaga, imbaraga zawe z'imizaho ibidashobokera n'abantu imbere yawe birashoboka. Tugaragaza tugiye twese dusenga Imana, tugiye kwishimira Imana imirimo n'ibitangaza yakoze, tuyereke ibyifuzo twazanye mu nzu y'Imana dusengera n'umwigisha. Uri Imana nzima, uri Imana yera, uri Imana ikiranuka, uri Imana igira neza, uri Imana idukunda, uri Imana itwitaho, uri Imana itabara, uri Imana yabanye natwe mu isi yatambutse. Mana twarakubonye, si rimwe si kabiri twabonye kuganeza kwawe. Warakoze Uwiteka Imana nyir'ingabo, wakoze imirimo n'ibitangaza, watanze umwana wawe Yesu Kristo kugira ngo aducungure urupfu rubi rwo kumusaba. Yesu warakoze kwemera kwitanga, urabamba, urababarirwa, urabamba,
turagushimiye tweretse umukozi wawe turi gukoresha uyu uragukoresha ariko iki gitondo turamusengeye kugira ngo imbaraga z'Imana ukabona mutindaho cyane imbaraga z'Imana zirekuwe ukoresha iby'imbaraga turagushimiye na Yesu witeka Imana ijambo ryawe rigira imbaraga rigira ubutware rigira ubushobozi rikora imirimo n'ibitangaza ijambo ryawe risure ijambo ryawe rireme ijambo ryawe rishyiraho ijambo ryawe ryongere rikangurire ubugingo bwacu tumenyereza yuko uri hafi kuza turagushimiye Yesu kandi natwe wagiriye neza ukatuzindura ukatuzana mu ihema tugiye kumva no gutegera amatwi ijambo ryawe twumve icyo umwuka wera yaganira natwe ukomeye amashyi tumushimira wakoze Yesu wakoze neza kandi Yesu tubereye umugisha cyawe uze mu nzego Yesu Kristo amen. Haleluya. Dushima Imana twemereye kuboneka nanone muri iri teraniro. Ejo twaganiriye ijambo ry'Imana yanditse mu gitabo cya Luka igice cya mbere umurongo wa 35. Amagambo avuga ukuntu Mariya marayika yamuzaniye ubutumwa bwiza amubwira ko azabyara Yesu, hanyuma amubwira ko ibintu bidashoboka, amubwira ko umwuka wera naza azamuzaho akamukingiriza ibyo avuga ko bidashoboka bishoboka. Haleluya. Ako niko kamaro k'umwuka wera mu itorero. Iyo umwuka wera ari mu itorero agenda akuraho ibintu bidashoboka bigashobokera abantu. Ni ako kamaro k'umwuka wera nubwo abantu babyirengagiza, kandi uyu mwuka wera agira ukuntu aza. Umwuka wera afite ukuntu akorana n'itorero. Abantu benshi bazi ko gusenga amasengesho menshi ariyo azana umwuka wera. Ntabwo ariyo azana umwuka wera. Ushobora no gusenga iminsi 50, ugasenga iminsi 60, ugasenga na 100, umwuka wera ntazi. Haleluya. Kuko ikintu babibye mu murima nicyo kimera. Si byose. Ikintu cyabibwe mu murima nicyo kigira gute? Nicyo kimera. Iyo dusomye ijambo ry'Imana nk'uko ribitubwira, ijambo ry'Imana rigaragaza mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 22 hatubwira yuko hariho imbuto z'umwuka wera. Haleluya. Ubu hari abantu baje gusenga muri iki gitondo baza bateze amamoto, hari n'abaje mu modokari, baje mu modokari yamanje kureba ko harimo esanse. Ubu waje kuri moto, ubwo ni abaturutse kure, yamanje gushaka amafaranga arategesha iki moto. N'umwuka wera kugira ngo ase mu itorero ntabwo azanywa n'amasengesho, aka kantu mukumve mutazavunikira. Uri kubyumva? Mutazavunikira iki? Ntabwo umwuka wera azanywa n'amasengesho menshi, ahubwo iyo twese ziriya mbuto z'umwuka wera. Haleluya. Mbuto z'umwuka ni iki? Ariko rari nabonye hano perezida wawe nahabuka. Mu by'ukuri abaririmbyi bari murimbana nabo bagira mu cyo tugira. Muremeza ko ari perezida wawe? Yego. Mwabihamya n'ibiganza? Yego. Abaheruka kujya kumusura ntibashaka kwitekereza n'ibiganza hejuru. Abantu ubwo mwese mugize gute? Muratakaye. Muri kubyumva? Uko ni itorero ryubatse. Haleluya. Nuko umwuka wera ni iki? Abo rero muzamuye ibiganza buriya tujyanye mu masengesho twataha umwuka wera yaje. Haleluya. Imbuto z'umwuka wera ni urukundo. Nicyo kintu cya mbere kugira ngo umwuka wera se ntabwo ashobora kuzanga atari iki? Atari urukundo. Abakristo bagomba gukundana. Abaririmbyi bamaze kubiririmba baravuga ngo ukunde mugenzi we nk'ukundiza. Nkuko kera nigeze kugirana ikibazo, hari umuntu wigeze kunteranya n'umupasiteri
ahita aragenda nteranya nawe, amaze kunteranya nawe ubwo afite ibintu yashakaga. Noneho ajya kwigisha ijambo ry'Imana, akaba ari ryo yigishaho, ari umuntu wamwohererejeho. Si bibaho se? Hakategura icyigisho, ariho aho umuntu ari gupacara umuntu mu iteraniro ryose. Hanyuma nijoro nza kuryama ngo umupasiteri umudamu we yitabye Imana. Ndakanguka, umutima ujya mu mutwe, ndavuga Imana, buriya mu mama apfuye pasiteri abana yabagira ati, ntangira gusenga Imana, ntangira kubwira Imana urinde umudamu wa pasiteri, aramutse apfuye bigeze kuriya pasiteri yabahuye n'akaga. Hanyuma Imana yarambwiye ngo ntabwo yenda yajya, unagira ngo numve kuri ikigore, unagira ngo yumve ko niki. Ubu hari abantu barimo hano bishe abantu, bagiye bazamuka imisozi bakajya gusengera abantu ngo Imana ibice, ngo ibamenye, ngo igire ite. Reka sinapfa ari kubwiriza ubutumwa tigeze gusenga, dore n'uwo hafi aha yigeze kujya gusenga ahantu mu buvumo bwa Ryangwana, ajya gusengera umugabo wakoraga muri minisiteri ngo bamwirukane mu kazi. Bamwirukane mu ki? Bamwirukane mu kazi. Haragenda arasenga, abanga ingata, yafashe ingata arayibanga, arangije kuyibanga afata urupapuro ngo ni diporome y'uwo mugabo ashyizemo, arayibanga arazamuka umusozi, ingata arayikubita arayihirika, ngo ahiritse uwo mugabo ngo diporome yayitesha agaciro. Byateye kabiri baramwirukanye. Ndatanze mu buhamya, ndashaka kuvuga ku kintu kijyanye n'umurimo w'Imana. Aho nakirijwe twajyaga tuza kuvuga ubutumwa ahantu bita Masaka, uzamutse hafi aho za Rusheshe. Hari abazimu bari baradutse muri icyo gihe cyacu ba peke gusokoza, barasokoza peke. Haduka n'undi muzimu w'amarinete, rinete bya fime. Noneho abasore icyo gihe no gukenyerera ahantu hitwa Matimba, bakazamura amapantaro bakayakenyereraho. None ibyo bizimu biraza kwinjira mu itorero, abayoboraga amatorero nibyo barwanaga nabyo. Noneho ukajya kubona ukabona abaririmbyi bose baguze ibyo birinete bya fime, baririmba ukagira ngo ni ibihunyira bihagaze. Ukajya kubona ukabona twabitumaga Nyabugogo ibyo birinete. Ibirinete noneho umuntu wasokoje peke rero ntashobora kugira ikintu yegera. Hanyuma rero twacurangaga ingoma, ndagenda mbanga ingata, ndangije kubanga ingata bavuga bati hazaba konseri, ingoma nkayiranga. Kuvuga ngo niba uzi ko hazaba iteraniro uri muri iri teraniro hano, ukaba uzi ko ejo hazaba iteraniro uri umucuranzi, saa cyenda ugomba kuba wagezeho. Ugomba kuba wageze mu materaniro, ukesitara ibyuma, iteraniro rigatangira wageze. Ubwo se kari ko mwirata, iyo uza kuvuka kwa so ari umucuraguzi, wajya gucuragura ryari? Mu cyaro ntabwo
tukiza kujya za Burera mpahurira n'umugabo yagiye gucuragura ajyana n'umwana we kumwigisha. Agurutse umwana agize ngasimbuka baramuyoboye. Umwana avuze akama ati nari kumwe na papa. Aravuga ati arazamuka ageze iriya hejuru, hanyuma yumva umwana bamufasha. Umugabo aragaruka ati rero ntabwo ari twebwe. Ati uyu mwana badagira ngo nipfa abasimu batazamwica azajya amenya guterekera. Ati nimumbabarira mukansabira nimunkubitira umwana nanjye nimugire icyo muntwara nzarinda ko nkongera gucuragura. Ati ndetse n'ikimenyimenyi ndahita njya mu barokore. Bati nibaza n'u Rwanda kugira ute ubisinye. Nuko arasinya asinya ko atazongera kujya gute. None niba abacuraguzi bazinduka ku cyo utazinduka mu murimo w'iki. Buri muntu kandi mu mwanya sibyo se. Buri muntu mu mwanya wa buri muntu mu itorero. Niba uri umuririmbyi hano mfite amagambo nabigisha. Niba uri umuririmbyi hano ukaba umusore hano mu itorero hakaba harimo abakobwa bakuze, urasabwa gukemura ibibazo nawe wa musore. Nusa pastor rero uzajya kumusaba. Pastor azatumira abashyitsi ariko nawe ufite ibyo ugomba gukemura hano. Niba ibeshye ukajya kubona ukabona umusore hano ngo arakijijwe ngo ajya gusaba icyangombwa ateye abakobwa hano gasaza. Ibyo bintu byose ni ibikorwa by'abadayimoni, ibikorwa by'imyuka mibi. Ntabwo ari itorero ryubatse. Itorero rifite nyiraryo, rifite ukuntu ryubatse, rifite umurongo ryahawe. None se haguruka ngiye kukubaza ikibazo. Ahangaha hari robine y'amazi ukaba utuye hano, abantu bagahurira nawe Nyacyonga ugiye kuvoma Nyacyonga n'ijerekani bavuga ko mu mutwe ufite nta kibazo kiri utaye amazi. Imana wajyayo ari Imana yagize yabishatse, ariko ubundi itorero mugomba kugira ibibazo byiza gutemukemura. Haleluya. Mugomba kugira ibibazo mukemura nawe kuvuga ngo warakijijwe bityo mwene data mubere niki. Ndasiga mubiyega asiga ntekereza yuko itorero niba turi mu itorero akubone nk'umumaro. Niba ari umukobwa akubone nk'umugabo, niba nawe uri umusore akubone nk'umugabo. Si byose abantu bose bakagenda bajya gute kuzuzanya. Hanyuma nkajya nikorera ingoma nkayirana irusheshe hano hazaba kose ingoma nkabanayigejejeyo. Bataha kubera iyo peke nkongera ingoma yanjye nkayakubita ku mutwe. Hanyuma rero haza umuhanuzi waturutse ikibugo ku itorero araza arigisha ati Imana yambwiye ngo imigisha yose muri iri torero yarangije kugenda itwarwa n'umuntu wikorera. Baba barabyumvise ingoma najya kuyizana basanga bayiranye nabo bayitwaye. Ariko imigisha rero aragize gute. Imana yaduhaye imigisha bene. Haleluya. Imana yaduhaye umugisha twigeze twaseze Imana twagiye dutanga imigizi nk'abantu bakizwe, twambaye amapantaro ateyemo ibiraka, turababwiriza ubutumwa, tugakorera amafaranga. Nahingira amafaranga naryama nijoro ryamye Imana ikambwira wa mudamu wo kwa kanaka nta mavuta yo kwisiga afite, amafaranga ntayamushyira. Wa mudamu wo kwa kanaka nta sabune aheruka, kandi koko wa mudamu wo kwa kanaka hari umwambaro adafite, uzagenda uwugure. Nkawugura nkawuha umudamu mugenzi we akawumushyira. Najya kumva ngo umudamu aravuze ati ndashima Imana ireba ahata abandi batabona. Nkamenya ko wa mwenda wagize ute. Umunsi umwe nagiye gusengera ubweramvura amahurira n'umuhanuzi arambwira ngo mwana wanjye mwumva nkubwire muzajya kwiga imodokari ujya gushaka perime muzaguha imodoka. Kandi Imana ikabivuga twarariye amashuri n'ibizuba. Imana nta bwoba ngira mugenzi we Imana yarananiranye
Imana yagize ibitabo ndiga amategeko y'umuhanda ndangije mbona ndatsinze ndangije gushima Imana. Umuntu ufite ikigo cyigisha imodoka ati uzaba kwigisha, ndagenda ndigajya gukorera perime ndayibona. Mu kwezi kwashize nibwo naguze imodoka. Bwira mugenzi we Imana yacu yarananiranye. Imana yarananiranye, itarananiranye baba barayirangije barayikuje. Ahubwo yo uzanye umutwe munini ntabwo ufite ntazi ubuhamya bw'ukuntu abantu bakugwa mu mubiri abakoresha za wowe urajya kwirukanisha umuntu mu kazi ntabwo uzi ko afite abana. Urajya kwirukanisha umuntu mu kazi ntabwo uzi yuko hari ibintu abantu bakenera mituweli. Numara kumwirukanisha mu kazi se nuramuka upfuye. Abantu benshi bikorera imirambo ku mitwe yabo ngo bagiye basenga Imana, ntabwo mubizi. Yesu bamutera amacumu, Petero amuca ugutwi, aragutora guteraho umubere icyubahiro. Nuko umuhanuzi ararondora aravuga ati ngiye gukubita umuntu wafashe urupapuro arubangira mu ngata, aravuga ngo ni diplome y'umuntu azi atesheje agaciro. Ati umuntu bamwirukanye mu kazi, ati kandi umudamu we ni umunyamasengesho usenga Imana, ati none bari kuburara, ati urakubitwa urabeshya gusa. Ngiye kubona mbona n'umwari w'umugenzi wanjye wakoze ibyo ngibyo. Arahaguruka apfukama asaba imbabazi. Asaba imbabazi se ntabwo abana babura. Ikintu cyantangaje yarabwiye ati manuka ugende urabahemba atabayishyize, nugira amahirwe ukayibona uyibangure, nurangiza uyicareho uvuge ko uwo muntu agarutse ku kazi. Buriya ijambo ry'Imana ubundi riravuga ngo icyo muzahambira cyose kizaba kigize gute. Nuko aragenda agira amahirwe atarayibona, yizana arayibangura. Rwa rupapuro kuko turusangamo haciye icyumweru wa mugabo bamusubiza mu kazi. Nagira ngo turirimbe indirimbo ya 15. Imbuto z'umwuka wera ni iki? Iya mbere yera ni iki? Iya mbere yera ni iki? Mugenzi wawe mwicaranye akwiye kupahaho imbuto y'iki? Y'urukundo. Haleluya. Ibintu byose impano zose Satani araziga. Yigana impano zitandukanye, nta mpano zimwe atigana. Yamunaniye n'iki? Urukundo. Ijana na 15 nabonye umukozi mwiza yarakunze afatishije umukozi ariko
nakuze ntamuzi, nafatishije umugozi ari rwo rukundo. Abakristo, abagenzi bagana Siyoni bagomba kugira urukundo. Mukristo avuye mu irimbukiro, hari ahantu yageze ku gasozi ashaka mu gucumbika, hanyuma noneho ahageze aragenda kumanga ku nyumba nziza, haza umukobwa witwa Nyirarukundo, niwe wamwakira. Ngo aramubaza se bite byawe? Undi aramubwira ati ndi guturuka aha amusobanura. Aramubwira ati rero muri iyi nzu ntabwo ari njye nyibamo njyenyine, mfite abandi tubana, reka ze bahamagare bazi. Nibashima imvugo yawe, haleluya, nibashima imvugo yawe barakwakira, nibatayishimura narugenda mu bukerewe. Bishatse kuvuga iki? Umukristo akwiriye kugira uko avuga, umukristo akwiriye kugira uko agenda. Haleluya. Wabaje uwitwa Mwubahamana. Mwubaha iki? Umukristo agomba kubaha iki? Kubaha Imana ni ukubaha inzu yayo. Murareba iteraniro ringana gutyo, ritarimo abacuranzi, ritarimo iki? Haza mu witwa iki? Wubaha. Haza uwitwa, reka mbaho ubuhamya bw'abacuranzi niba barimo hano cyangwa se banakeye. Muri 1992 nakirijwe ahantu biti Murehe, nkizwa mvuye kunywa inzoga. Isaha yari yose bari abantu bose mubona bananiranye, Imana ishatse yabafata. Sibyo? Imana yabafata. Birashoboka ko wabufite umugabo wakunaniye, hari n'abagore bananirana, ariko ni ibibazo baba barahuye nabyo by'abadayimoni. Noneho icyo gihe nari mvuye kunywa inzoga ahantu habaye ubukwe, hanyuma nza guca ahantu nkata haraguru y'inzu ngiye kwihagarika kuri tuwarete, hanyuma nza kubona umugabo uhagaze ku rukoma yari afite inkoni. Arampamagara ngo kava amahanga, ngo kuwa kane tutaja gukizwa uzakwica. Mpamagara abantu ndababwira muze murebe umugabo uhagaze ku rukoma. Baraza ntiwamubona, ariko ntimamubona. Noneho bakabaza bati se ari imbere nguriya. Noneho kubera buriya inaha mubona muri Kigali, abantu benshi ntabwo bazi amakuru. Buriya abadayimoni ikintu cyitwa nyabingi n'amahembe ntabwo bikorana n'isima, ntabwo bikorana n'amakaro. Mwari mubizi? Ibintu by'amahembe, ibintu by'ibitega ntabwo bikorana n'isuku, ntabwo bishobora kwinjira mu nzu irimo amakaro. Niyo ubifite ubitunze, ufite igorofa bigusaba kubaka inzu ya nyakatsi. Mwabumvise? Noneho abahanuzi b'iki gihe bo baraza bakabashukana Imana ngo yirukanye amahembe bari baguteje. Ubundi wowe baraguteza amahembe, uri umusinzi, uri umujura, baraguteza amahembe, hari umuntu w'iki. Ku ijambo ry'Imana rivuga ngo tuzirukana abadayimoni mu izina ryayo. Dore mwese uko muri hano mwese mwiteraniro hano, nta n'umwe udafite impano yo kwirukana abadayimoni. Haleluya. Uko mwese uko muri hano, nta mukristo n'umwe udafite impano yo kwirukana iki? Nta mukristo n'umwe udafite impano yo gusengera abarwayi. Kuko baravuga ngo muzarambika ibiganza ku barwayi bagire gute. Udafite iyo mpano, udafite amaboko, hera Imana icyubahiro. Umuntu udafite impano yo gusengera abarwayi udafite. Noneho baravuga bati uyu muhungu ubwo akomoka iwabo mu Rukiga, buriya nizajya muhangazi wabo zamufashe mumuha amafaranga bajya kubana. Ariko hari umukecuru witwa Marengera Bashumba aravuga ati ntabwo nyabingi ijya yohereza umuntu gukizwa. Urumva we yasobanukiwe ibintu by'iki? Si Imana. Hanyuma iyo tuwarete nayicitsemo ku
ko yaravugaga intihari igihe tuzapfurana n'uwo mugabo akandangiza ku wa kane ko gukizwa nk'uko nakijijwe ndagenda ndakizwa mu by'amateraniro muri iyo minsi ngira umugisha w'Imana. Hari umukobwa witwaga Janviere, ubu ni umumama. Bakristo bo hambere bajyaga urukundo, ubu ngubu bagahagurutsa abashyitsi mu rusengero, bamara guhagurutsa abashyitsi mu rusengero akaza gutaha nta umusuhuje. Ndabeshya twarasohotse rero tugeze hanze mpahurira n'abantu bane, umusore umwe yitwaga Kasiyani n'umugabo, n'undi mukobwa witwaga Mukamurigo, hanyuma baraza barasuhuza n'undi mumama witwaga Françoise. Barambaza bati baturutse he? Ndababwira. Kasiyani aravuga ati turajyana atuze ku rusengero. Uwo mukobwa Jean Pierre aravuga ati rero Kasiyani ati ndakwiyana, abashyitsi bo ku cyumweru niwe wabatanga, none urashaka kwikubira kabiri nanone nabo nabo bajyanye bo bati ntibishoboka, ati kandi turabitogamira, ati ndakureka kwa mwarimu. Muri kubyumva yari afite urukundo rw'iki? Kasiyani amufasha akaboko arambuye. Jean Pierre aravuga ati kandi Kasiyani ati sinzi ikintu nshaka, ati ubushyitsi ku cyumweru niwe watahanye abashyitsi, ubu urashaka kuko kugira ngo wongere utahane abashyitsi. Araza aravuga ati natwe none umubwire. Barajyana bamumenyeje na voka, hanyuma ng'iki kintu nagiye nkurikiye mbona ko ari abantu bafite urukundo rw'iki? Ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Filemoni igice cya mbere n'umurongo wa 20 haravuga ngo bityo mwene data mbonemo iki? Umumaro. Bakagombye kubaza umuntu wicaye ukamubaza uti umariye iki? Umaze iki mu itorero? Mugenzi wawe umariye iki? Hatari uguhurira hano ngo tugusenga gusa ngo twagize ibihe byiza. Ibyo bihe byiza urabisohokana ukabijyana no hanze bikagera no mu rugo iwabo. Nuko uwo mukobwa Janviere ahantu nabaga njye nari umupagasi najya gupagasa amafaranga, saa 12 yabaga ageze mu rugo akambaza naramutse yego ndashaka wa muhungu bahano. Ubwo ni wa mukecuru witwa Mariya irabashumba niho nabaga. Mukecuru akabyuka ati Janviere bamushakira iki? Ati genda mushaka. Nkabyuka ndetse munashakira iki? Akambaza ati warose iki? Nijoro warose iki? Kandi kuko nabaga nagize gute? Narose. Ariko kugira ngo yumve ko ubwonko bwanjye bukorana n'ikirere cya icyo muri ntamurondorere ni narose ibi. Atangira kunyigisha gusenga, anyigisha kwiriza ubusa, nangira kugira inzara n'inyota byo gushaka Imana. Ndavuga Imana, ijuru nimba ribaho, ijuru nimba ritariho, ibyo bintu ngomba kubimenya. Umunsi umwe ntetse amateke n'igitoki mu mukingo ntafite n'inkwi, nari ntekesheje amahwa yitwa ibishumbi mu cyungo. Yo kubona mbona umugabo araje, harimo mu masaka hagati ya saa 1 na saa 12, araza atereye imbaho ebyiri ku rutugu za gereveriya, araza badusuhuza twese n'abandi bapagasi. Ati amakuru, namubwira ibintu neza, maze kudusuhuza mbahazegeka ku nzu. Haravuga ati umuntu ushaka kureba mu ijuru ninde? Namubwira ibintu njyewe. Afata za mbaho rumwe ararushinga rumera gutya, ikoranabuhanga rifitwe n'Imana. Ashinga urubaho mu mbuga rurahagarara rutaguye. Arambwira ati hagarara urureba umutwe ureba iburyo cyangwa ibumoso. Arongera ashinga n'ubundi bwe ati reba imbere. Yari afite akantu kameze nk'indumane, noneho aragakanda agakanza njye kubona umugufi tuba turazamutse. Numva tugenza urugendo indege idashobora kugenda imyaka 10. Yamateke n'igitoki nyiraguhe. Turazamuka tugeze ahantu abagendera muri esanseri hari ahantu byo kumva kirahagaze. Twarahageze numva birahagaze.
arabwira ati ni ijuru rya mbere. Arongera arakanda tugera ahantu mbona ari mu gitondo hari igihu, arabwira ati ahangaha tugeze mu gitondo cy'Imana, ati niho hantu mujya muririmba ngo hazabaho igitondo kigize kure gihora. Ati Imana akugejeje mu gitondo ibintu byose ukoreyemo birakunda. Haleluya. Imana ibashyire mu buzima bw'iki. Arongera arakanda arabwira ati ijuru tugezemo aho mu gitondo yarambwiye ngo ni ijuru rya kabiri. Arongera arakanda duhinguka ku rurembo. Ngiye kumva ngo bari kuririmba ngo risque talevire nuko baririmbaga. Numva ni indirimbo nziza cyane, ndamubaza mbese iyo ndirimbo bari kuririmba ngo iki koko, numva ari nziza cyane. Arambwira ati iriya ndirimbo iwanyu hasi iriya murayigira, buriya mufite ukuntu muririmba, twebwe turi kuririmba muri urwo rurimi rw'iwacu. Ndamubwira isi wacu ni iyihe. Ngiye kumva numva aririmba mu Kinyarwanda ngo tunganira Imana udasiga yuyisenga tuyumvire tubana nayo hari umunsi umwe nari mu rugo iwacu imvura yaguye, bateka icyayi ndavuga ngo ndanywa ibikombe bibiri, hanyuma basuka icyayi mu gikombe, risomyeho gatatu numva ijwi rirambwiye ngo rekera aho, imbeho ya imvura yaguye. Ubwo biragira ngo yumve ko amatwi yawe agira ati kambaye ijipo, Imana ikakubwira iyo jipo yivemo, ntabwo ushaka kuyambara. Pantaro ntabwo ushaka kuyambara. Kumva kumva tunganira Imana uburyo ukora byose kandi ugiye barajyana bagera ahantu hari imashini. Ibyo ntabwo nashobora kubirondora, ni birebire. Bagenze ukuntu abantu bakora abantu mu mubiri, ukuntu ubutaka, buriya hari marayika ushinzwe ubutaka, hari marayika ushinzwe ibimonyo, hari marayika ushinzwe intozi murazibona. Imana yakohereza intozi. Hari umunsi umwe Imana yari kumbwira ngo nitwa Nyiringabo. Haleluya. Imana ni Nyiringabo. Ndi gutekereza nkumva Abanyamerika ngo bafite imbaraga ngo bashobora kurwana. Imana yarambwiye ngo nabatereje umunyarira jisho nibyo musirikare warasa. Yarasasa namanza akarwana na sanga Imana ni hatari. Kwa Farawo yakoresheje yida n'ibibu n'imbere icyubahiro. Ubundi ntabwo nagendereye gutanga ubuhamya. Dufite ubuhamya bwinshi, dufite ubuhamya bwo kugenda n'abamarayika. Hari umunsi umwe nari ndi mu mujyi wanjye, haza umumarayika n'umwana n'umusore, haraza afite ikibiriti kigicana, ikibiriti gisanzwe kigura 50. Arasubiza muri aho neza amakuru meza, ati ikintu gifite ni ikintu gikora ari ikibiriti. Ndebye sanga cyanditseho 337. Arambwira ati kora kuri iyo mibare. Ndakandaho nkumva biravuze. Ndakanda iyo mibare ndangije gukanda, arambwira ati shyira ku gutwi. Kize ku gutwi njya kumva numvishwe bikuvugira nk'irwamagana ngo aro, nanjye ndavuga indi aro. Njya kumva numva rivugiye muri cya kintu. Ibishimbo nubikura mu bigawa uzaba nk'akanwa kawe. Nugize wiki nuko sinongera kuyumva. Umuntu wakishijwe agomba gutandukanya ibibi, ukamenya ngo iyi myambaro ni mibi, iyi minsi myiza. Ukamenya ngo aya mavuta aremewe, aya ntiyemewe. Kuri kujya kubona ukabona abantu b'abarokore bafite amarangi gusa, abandi bafite amatiro
ubundi ikintu kibi cyose barakideko, ikintu cyose cyabuze ubwiza bagira ngo ariko Yohana, haleluya, bamushyize mu ngunguru y'amavuta ashaje baramuteka, Imana ishimwe, binjira ngo arahiramo, asohotsemo asohoka ari umusore arambuye amaboko aravuga ati bakundwa, ubu turi abana b'iki? Ati ubu turi abana b'Imana, ati uko tuzaza. Ni ibintu biri mu kabati k'Imana, umwere Imana icyubahiro. Ni ibintu biri hehe? Ni ibintu biri mu kabati k'Imana, atari icyo tuzi neza ni uko umucunguzi wacu naramuka yerekanywe uko azaba asa. Apana umutuku n'icyatsi we. Aho ngaho aho nakirijwe hari umukobwa witwaga Sira twaririmbanaga muri korali, yari umukobwa w'igikara, nta bikara birimo hano, mbese muri yombi yari igikara cyujuje ibyangombwa, yarasenze Imana, yaririmbaga ku ijwi rya mbere, hanyuma yabaririmbaga gahita yaka nk'itara karabagera ukarabwe ntibuboneke. Navuga ko tunagigeze rivugwa, ahubwo abantu bazaga gukizwa baje kureba umukobwa ugize tabona abantu yararirimbaga kaka. Hari umukobwa twasekanaga yari afite impano yo gukwembeka igitenge, yakwembeka igitenge abantu bakavuga ati uzaze tukwereka umukobwa uberwa no gukwembeka iki. Abantu bakaza gukizwa baje kureba umukobwa ukwembeka iki. Umwuka wera yaje mu itorero ubuzima imukora. Buriya nahoze muyerekwa nitegereza ukuntu abamarayika baje muri rino teraniro, haleluya, bari bafite akantu kameze nk'utubiye, bafite utuntu tumeze nk'utubiye, bari batatu, umwanya uraha. Noneho haza mbona abantu bambaye imigozi, abandi ukabona bafite ibintu barakora. Noneho ndavuga mbese imigozi, arakambwira ati iyi ni imigozi iboshya abantu, uyu afite ikibazo kimugoye, uyu nguyu dore ibintu yari gukurura ni ikintu ari kurwana nacyo, noneho agafata k'akabiye agaterura kuri wa mugozi ugashya ndeba. Umugozi n'agatumba kwibuye, ukabona ibuye rirashonze. Harambwira ngo Imana yatwereje muri iri teraniro ngo tubohore abantu bayo. Haleluya. Kira mugenzi wawe, Imana yawe hari icyo yakoze. Nuko rero nabonye ibintu byinshi cyane bitandukanye, tuza tubona n'ibindi byinshi bikorwa mu murimo w'Imana, bikorwa mu itorero. Itorero rifite nyiraryo uko muribona, itorero rifite uribereye maso, itorero Imana irarizi byabaraka. Ubundi mu itorero nk'iyi ntabwo wakagombye kubyuka muri nibature ngo uyikore imyaka 10, uyikore imyaka 5, ntacyo. Ubundi niba uri umusore ushaka uruhu, ngwino hano muri nibature urebe n'abakobwa urabagizemo. Hari n'abavunikira ubusa, mukasa umusore aririmbana n'umukobwa imyaka 5, mubana hano muri korali ugiye kubaza Imana ko ari uwo muntu utamenye mu myaka 5 uramumenya mu Misiri. Wasenze Imana ukabwira Imana uti ubu se niba urimbana n'umuririmbyi hari umukobwa hakaba ari igisabo, ukaba utaramenya ko ari igisabo, ubwo umaze iki? Umuntu mwabana imyaka 5 utaramenya ko yitwa, umuntu mwarimbana imyaka 4 utaramenya ko agira umwana, umuntu mwarimbana imyaka 4 ukaruha mugiye gusenga kujya koza kanye. Imana irakoreka kuvuga iti umuntu ntabwenge bizate kujya gusenga urasaba Imana. Harimo abadamu bansatse umudamu ukamuguti ndashaka umugeni, wagira ngo baba batabazi, ntazakubwira atazagutumira agatuke tugenza kuriya kuruta kuzajya guhagarara mu mazi. Sijya mu mugeni wakuye mu mazi waba yoroshye.
uwo mu mazi aba ari uwo mu mazi nyine n'uwikanyarira aba ari uwikanyarira n'uwigasaza akaba uwigasaza si byo se ariko niba hari umuntu wari wazanye icya 10 mu nzu y'Imana cyangwa mu maturo ntabwo uwo mwanya abantu bagiye bazanye iwawe ukaba wafite icya 10 birakomeje kugitanga nta kibazo gatwakira umuyobozi wacu agusezerere. Haleluya. Oh, haleluya. Reka dushimire Imana tuyikomere amashyi. hari akantu kameze nk'agafureshi kasuye cyangwa mapu kakagendaho gakitse ibintu bigashwanyuka. Iyo uzanye umutwe munini irakohereza, nimba ari urusororo ukerekerayo, niba uzashingurwa ikisoro muri Uganda uriguriza ukimuka ukegera imva yawe. Ubu ushobora kubura ahangaha uzahabwa igatu ukagurisha muhari imikorere naho uri kwegera iki kwegera imva yawe. Ibyo ntabwo dufite ibintu byinshi twavuga. Reka dusome ijambo ry'Imana ni Abaroma igice cya mbere. Ibyo muhane mubabwira abaturage bakavuga ngo hazaba iterambere, niyo ryaba ari ababyeyi, niyo ryaba ari ba runaka, ukaba uzi ko bazaririmba abari turazi bimwegeranye nk'uko abacuraguzi bavuga bati uzajya gucuragura nimwegerane muvuga muti ninde uzaba ari muri giterane. Ibyo ni byo muzajya gute muzagura. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 16. Maze muze mukunda gusoma ijambo ry'Imana nyirizina. Haleluya. Nyirizina. Abaroma
igice cya mbere 16 ukurikirane aya magambo sindasobanura cyane ngwereka ubutumwa bwiza nibumuze iki niba udashaka gukorwa n'isoni jubwiriza abantu iki ngo kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa uhereye ku muntu ukageza n'ubu iyo abantu bariho bavuga Yesu bakiza bavuga ibitangaza bya Yesu baba binjiye muri cade y'Imana Imana igira kubacangingamo imbaraga ngo kuko ubutumwa bwiza ni bumuze isoni kuko ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa uhereye ku muyuda ukageza ngo kuko muri ubwo butumwa muri ayo magambo tuvuga muri ayo magambo tubwira abantu ko Yesu yaducunguye ngo kuko muri bwo nimo gukiranuka kugira ngo iyo turimo tuvuga ubutumwa bwiza tubwira abantu bya Yesu tubwira abantu Yesu kunagira neza Imana igenda yohereza gukiranuka guturutse ku ki mbere Imana icyubahiro aha rero ntuhaha umuntu yihana icyaha ntikimuveho impamvu kitakuvaho niyo ni uko utavuga iki utavuga ubutumwa ni uko utahindurira abantu kuri Kristo ngo guhishurirwa guhezwa no kwizera kugakomezwa nako nk'uko byanditswe ngo ukiranuka azarushwa no kujya gute no kwizera abantu rero b'abakiranutsi babeshwaho no kwizera kwizera kuvugwa ntugire ngo ni amagambo gusa kwizera ni umusirikare witwa kwizera ni imbaraga Imana igikoresha zikagenda zishyira ibintu mu bikorwa haleluya zikagenda zishyira ibintu mu bikorwa buriya hari kwizera ku buryo butatu hari kwizera ni ukuvuga abakristo mwese umuntu wese wakishijwe umuntu wese waje mu itorero akakira Yesu aba afite kugira gute abo nibo babandi kuvuga ngo abo bantu bose ngo cyakora abamwemeye bose bakizera izina rye ni he abizera bazajya kumva abo bantu bose bizera Kristo iyo nibo babandi nababwiye bafite impano yo kwirukana abadayimoni haleluya hari no kwizera kw'Imana impano yo kwizera nyirizina iyo mpano yo kwizera yo ikora ibitangaza haleluya hari umuntu wari ufite impano yo kwizera noneho turasenga bazana umuntu warembye amagufa asa nk'ayamucomotsemo noneho uwo muntu aramusengera amaze kumusengera wa muntu ahita aba muzima amaze kuba muzima abantu bari aho ngaho baravuga ariko ni ukuri isi imbaraga mukorere nazo n'imbaraga bwoko ki mwebwe mwaturange mutubwire uburyo mukoresha kugira ngo izi mbaraga natwe tugire gute tuzitunge ni ukuvuga ngo buriya ntabwo Imana yagukoresha ibitangaza utaramenya aho pasiteri wabatuye muri kubyumva ntabwo Imana yaguha impano yo gukora ibitangaza utaramenya ahantu mugenzi wawe wagize mugomba gukundana mukagirana urukundo imbuto z'umwuka ya mbere ni urukundo iya kabiri ni ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza haleluya umuhate ubuhanuzi bufite imbaraga zikomeye cyane byahariye mu rugo cyangwa hano mu isoko urahasangamo abantu bari gusaba bari kugira ngo noneho abatayibone kuko bazi ko gutanga guhesha umugisha bagiye babahanurira barababwira ngo iyo mubahaye amafaranga ngo bayajyana mu batayibone bakajya gute ngo bakayaruka nuko ntabasimu bazanye ku buhanuzi reka ndangize kuri aka kantu umunsi umwe nayoboraga itorero ritagira umuriro w'amashanyarazi noneho bampaye invitasiyo bajyana kuri paruwase ahantu bita mu Basizi tujya gushyingira umukobwa ahantu bita Nyirangarama dutaha saa yine ubukwe bwatashye nijoro hanyuma ngeze mu muhanda saa yine ndavuga ibyo byose muri uyu muhanda kubera ko nta bantu barimo
reka nshimire Imana, nishimire Imana ko banjyanye ahantu hari umuriro w'amashanyarazi, kuko nari mfite agatelefoni katatindanaga umuriro, nkagura amabati rimwe n'umagena nkicara nkamanza nkayacaginga kugira ngo rimwe nigishemo umuriro ikire mubi. Ngeze ahantu rero hari umuriro numva ni igitangaza Imana inkoreye. Haleluya. Nzamura amaboko mu muhanda, ni Imana ndagushimira. Nyazamuye njya kubona mbona haje umugabo imbere yanjye, nawe araza kubitamo arabwira ati reka da, ati ntabwo urimo hano wenyine, ati wari uzi ko uri mu muhanda wenyine, ati njye ndi marayika w'Imana ugendana n'abantu baba bagiye ku murimo w'Imana, ati nta muntu n'umwe ujya mu murimo ari wenyine, ati bijya tuba tubaye. Turataha tugeze mu rugo, ngira urugo rw'amatafari nkarakara, ngiye kubona ngo undi aratimbiye, ndamubwira nti dore umujura, arambwira ati araza aradusuhuza. Ndamubaza mbese yaturutse he? Arambwira ati njye ndi marayika ushinzwe kurinda ingo z'abakijijwe. Ndamubaza mbese ko imvura yaguye unagowe nagire? Arambwira ati ntabwo tujya tunyagirwa, ati buriya abantu bakijijwe ahantu bataha hose tuba duhari. Ambwira ijambo rikomeye, baraganira, aravuga ngo maze ngusibye no kuba hano, ngo turabarinda, ngo tukagumiza kugendana nabo, ngo niyavuye mu mubiri ashinguwe aho bamushyinguye, ngo turahicara, ngo ndahicara ntaguma, ngo nzahava ariko Kristo yagarutse gusura. Ubwo ni uburinzi budasanzwe Imana ifitiye mwebwe, Imana ifitiye icyizere. Inshuti z'Imana, we guceceka, jya ubwira abantu ko Yesu yagize ate. Unanirwe no kubwira umuntu ucuruzanye mu matarikosha, uzi ukuntu Imana ikunda, iryo rirahagije. Uzi ukuntu Yesu yamutunguye, iryo rirahagije. Gucecekere ubutumwa bwiza ntabwo bukoze iki. Tugiye gusenga Imana, Imana umugisha, sindi gusengera abarwayi, kuko nabonye marayika w'Imana uri gukemura ibibazo. Haleluya. Kandi bizere ko nagiye mbona atumbaho ikibuye nkabona kirashunze, icy'umugozi nkabona kirahiye. Imana n'ukuri iri hagati muri mwebwe kandi gukora umurimo wayo. Muhaguruke dusenge. Bose abera Yesu Kristo Oh,
ijambo ry'Imana mureke tumutunge ibiganza Imana imuhereze umugisha. Hanyuma tugiye gutanga rya turo ry'abakunze umurimo w'Imana batuzanira ikibo hano. Turaririmba indirimbo ya 36 mu gakiza ivuga ngo ubugingo dufite mu isi busa n'ibiba n'isarura ariko bibira mu mubiri bazasarura kubora. Byose dushimira Imana yatanze agakiza ubw'umukozi w'Imana. Imana yarakoze itaza kumuha agakiza se aya magambo tuba tuyumvise. Oh haleluya, amen. Tumusabire umugisha w'Imana. Imana umugisha, Imana muturindire kandi dukomeze kubana. Imana yamushyizemo ibintu byinshi kandi byiza byo kugirira umumaro abitorera, kandi dutahanye ijambo ryiza dukwiye gukundana. Hari akagero duhaye gute koko umuntu ajya kuvoma amazi yasize igasamba akajya kuyavoma Kanyarira cyangwa Ibyumba cyangwa za Bugesera. Dukwiye kugirana umumaro, ubonemo umumaro, duhura umutima muri Kristo Yesu. Haleluya. Twakomeje kuryoherwa n'ubuhamya bwiza n'amagambo y'Imana n'imirimo Imana igenda ikora, kandi ndagira ngo babwire yuko saa sita n'ubundi muri Rashawa haraba hari umwigisha tuganiriza ijambo ry'Imana n'ubundi, n'ejo kandi mu gitondo turi kumwe. Turacyamufite ariko twifuje ko twajya tuzinduka tugatangira kare. Twahageze rero dusanga muri bake turababura. Muze kuzinduka mu gitondo. Murumva ko afite ibintu byinshi kandi turashaka kubimuvomamo tukabitunga. Haleluya, haleluya. Umwigisha najya yigisha mujye mumutumbira, mujye mumuhanga amaso mumurebe. Hari byinshi dusigarana tumukuraho kandi bidufitiye umumaro. Imana ishimwe kandi yabe icyubahiro. Imana ishimwe. Uyu munsi ni kwa kangahe? Ni kwa kabiri. Ababyeyi birirwamo bagiye gutangira mu kanya barimo basenga Imana. Ababyeyi mukomeze gusenga Imana, mukomeze kwinginga Imana. Imana ibahe umugisha rero. Kuwa kane sibwo tuzatangira amasengesho. Murabyibuka ko dufite amasengesho y'iminsi 10 ya Pentecote. Muyitegure rero mutangire kubyemeza ubwonko ndetse n'umutima. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo ubundi tumurarike umwigisha wacu atambuke yigire hafi adusabire umugisha w'Imana. Imana ishimwe kandi dukomere Imana amashyi dukomeje kumukurikira. Urahaguruka dusenga Imana. Mana yacu turagushimira kugira neza kwawe. Wabanye n'Abisirayeli ku rugendo, bigaragara rero kuri kumwe n'itorero, kandi itorero ni twebwe. Niyo mpamvu tubwira ko turi ingingo za bagenzi bacu. Turasenze mu izina rya Yesu, abagiye mu kazi ugendane nabo, amahirwe abe kuri bo, kandi Uwiteka Imana nyir'ingabo buri wese ukuboko kwiza kw'Imana kubane nawe. Erega wabwiye Mose uzanuza kugira neza kwawe imbere ye, ubwoko bwawe bwabonetse muri iyi mibature, buri wese unyuze kugira neza kwawe imbere ye abone uwugiriye neza. Buri wese ejo azaboneka amashimwe yabonye ukuboko kwiza kw'Imana. Urakoze duhambiriye abazimu, dushenye iminara y'abadayimoni. Uwiteka Imana nyir'ingabo twishe itumanaho ry'abazimu, ibyo batekereza byose ku itorero, ibyo batekereza byose ku bakozi bawe turabihagaritse mu izina rya Yesu. Dukinze amarembo y'ikuzimu, amayira